korari yakagombye kumusura yaba bafite na karima bakamuha na kabyizi bati wenda tumufashe nta bibaye baramuhagaritse no mu muryango remezo nasengeragamo baramuhagarika no mu ikoraniro baramuhagarika bagerageza kunjyana no kwa padiri icyo bikoze padiri we brava hari ukuntu abantu bakuru bamanza gushishoza bakareba no kubera iki ko bansizaga ko nyine ndi gusa mama kuvugana wapi mukuru wanje nawe kuvugana ntago byigeze byemera ku buryo n'umudamu wanje yabaye mu bitaro arwajwe na mwene nyina umudamu wanje nawe n'imfubyi bigera ku rwego rw'uko mwene nyina wari umurwaje yarwaye amaso ashaka no kumurwaza ngamusimbura aramubura ntabwo bimbangamira kuko n'abakatolike barahanura ahubwo uburyo babitwaramo umurongo bakoresha mu banuzi bwabo tandukanye n'ubwo barokore cyane yego nariko ntabwo bimbangamira kubera ko ngewe abakatolike nsengana nabo nkanabasengeramo cyane ko ndi umukatolike unuzuye abatijwe ngakomezwa nkasezerana ukabona perezida wa korali nkabona na perezida wa korali urumva ko ndetse ndi na secrétaire wa mpuzamakorali muri paruwasi yacu kwizina ry'Imana Data n'Abana n'Abatagatifu amen gwe Roho Mutagatifu usanganye imitima yabo kwemera gukunde wohereza Roho Mutagatifu byose ne kubabisha imisi zabone guhinduka dusabe mwana wamenyesha ko Mutagatifu turagusaka kubwirizwa no kundi bitunganye no kunezezwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen isengesho ryo kwicuza ibyaha Nyagasani ibyana kugira byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya areho ntukandengera iteka kandi ndabyangiye ko byicishije Yesu Kristo umwana wawe ukunda ndaho bingize sinshaka kusubira ndashaka kuba wawe amen ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa ntabwo ujya ubeshya mana ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye iyo usezeranye Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali abaye mahanga mu mviki nyarwanda ndabasuhuje Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira na ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda nukuri ngusabe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde ndi kumwe n'umuvandimwe nta unoza barera Jean Bosco umukatolike wasenderejwe n'ingabire za Roho Mutagatifu kandi pe nge ndi umugabo wo kubihamya twasenganye igihe kitari gito kandi byagiye ampanurira byarasohoye tuguhaye ikaze Jean Bosco karibu yes nongeye kugaruka nanjye kuba amagambo y'ihumure yego kubabwira ibitangaza by'Imana ndetse no kugira ngo turusheho kuganira duhugurane hanyuma abari mu nzira yo kuyoboka Nyagasani yo kuboka Yesu yo kuboka Imana barushaho kongera gukomeza kuba muri uwo murongo ndetse n'abari bananiwe mbabwire ko inzira nzima kandi nziza ari yo kumugumaho hari abantu bajya bata umurongo barangiza bakumva wagize ipfunwe ati n'ubundi twaratakaye oya igihe n'amahirwe biracyariho muze dusubire mu nzira nziza hanyuma twigarurire Nyagasani nawe agarure mu buzima bwacu atugarure mu buzima bwacu yego reka twiyambaze Nyagasani ugangoze kubana natwe muri iki kiganiro yego karibu n'isengesho
ndagira ngo rero kubera ko usanzwe ndi n'umuririmbyi. Yego nanjye ndi n'umuririmbyi. Ndagira ngo rero manze nshireho akaririmbo gatoya. Yego rwose nta tegeko ribihana. Imana n'umubyeyi, Imana n'urukundo, yo yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, ikababarira uwacumuye kubw'imbabazi zayo. Nzayirata igihe cyose kuko ariyo rukundo, nzayirata igihe cyose kuko ariyo mubyeyi. Iyo ndeliye kure yayo nkareba n'ibyo waremye, bingaragariza urukundo ukunda abana bawe, bikambera ikimenyetso kuri umubyeyi w'impuhwe. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Imana n'umubyeyi, Imana n'urukundo, yo yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, ikababarira uwacumuye kubw'imbabazi zayo. Nzayirata igihe cyose kuko ariyo rukundo, nzayirata igihe cyose kuko ariyo mubyeyi. Kw'izina ry'Imana Data n'Abana n'Abatagatifu, amen. Gweno Roho Mutagatifu usanganye imitima yabo kwemera gukunde, wohereza Roho Mutagatifu byose ne kubabisha imisi zabone guhinduka. Dusabe mwana wamenyesha ko Mutagatifu turagusaka kubwirizwa no kundi bitunganye no kunezezwa nawe iteka ku bwa Kristo umwami wacu, amen. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyana kugire byose ndabyanze kuko binteranya nawe bikadutandukanya, ariho ntukandengera iteka, kandi ndabyangiye ko byicishije Kristo umwana wawe ukunda. Ndaho bingize sinshaka usubira, ndashaka ubo wawe, amen. Nongeye kushima Roda mwiza, ushimiye uburinzi bwawe bwabanye nanjye umunsi, ukabushimye ko ngira na hano kugira ngo nganire na bene data bari muri isi yose, bari hano hatandukanye. Ngaho ngwino ubane natwe, komeze kutuhafi no kuturengera, kandi uduhe ubwenge n'amagambo rwose yubaka umurimo wawe. Kandi abazakurikira iki kiganiro bose tubaseye kugira ngo nibakurikira neza ndetse no gukurikiza ubushake bwawe, uzabatabare kugira ngo imirimo n'ibitangaza byawe bizakoreke. Bana natwe muri byose dusaba twize mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Amen. Tuguhaye ikaze Bosco. Yego, ikaze, nanjye nahageze. Yego, twari tugukumbuye. Nanjye nari mbakumbuye, nishimiye kongera kugaruka hano muri studio. Yego, nje cyo nkunda rero, jya ndakubwira abantu nti iyi cano ntabwo ishingiye ku idini. Yego. Nge ndi umurokore, ndi umadeperi, ariko ngomba kwakira umuntu wese ufite, kuko cano ishingiye kuyobokamana n'isanamitima. Umuntu uza ari kuvuga ibintu bijyanye n'iyobokamana ngomba kumwakira. Umuntu uza ari kuvuga ibintu birasa n'abantu imitima ngomba kumwakira. Yego, abenshi bamenyere ko nakira abahanuzi, uriwe mpamvu ni kubivuga gutyo, uri umukatolike. Akenshi abantu basanzwe bamenyere ko abahanuzi abenshi abaro muri ADPR, mu bangirikani, mu badezami, aho gutyo. Wowe uri umuhanuzi kandi uri umukatolike. Watubwira ntabwo bikubangamira kuba uri umuhanuzi kandi uri n'umukatolike? Ntabwo bibangamira kuko n'abakatolike barahanura, ahubwo
uburyo babitwaramo, Yego. umurongo bakoresha mu bahanuzi bwabo Mm. tandukanye n'ubw'abarokore cyane. Yego. Nariko ntabwo bimbangamira Yego. kubera ko njyewe abakatolike nsengana nabo nkanabasengeramo cyane. Ko ndi umukatolike unuzuye abatijwe ngakomezwa nkasezerana, ukabona perezida wa korali, nkaba na perezida wa korali, urumva ko ndetse ndi na secrétaire wa mpuzamakorali muri paruwasi yacu. isi yo paruwasi kutayi kwivuga ni ya Kinoni. Ni ya Kinoni. Rero nta kintu bimbangamiraho, ariko aho ngeze nanjye bari kuvuga Imana ndavuga. Yego. Iyo nateranye mu badeperi twicaye turavuga Imana yampaye ubutumwa, Yego. ku mwadeperi ndabumuha, iyo yabumpaye ku mwangirikani ndabumuha, Yego. iyo yabumpaye ku mudivandiste ndabumuha. Yego. Gusa nuko ibi bintu ababijijukirwa ni bake cyane rwose. Oya birajije biragize. No mpamvu nanjye nizanira abo bantu bahawe izo mpano kugira ngo baze nyine badusobanurire, tubiganire twumve ukuntu bigenda. Biri mu rujijo kuko iby'umwuka ntabwo bisaba kuba ufite amashuri menshi. Yego. Ntabwo bisaba kuba uri munini cyane. Nta nubwo bisaba kuba ufite n'amafaranga menshi. Ni ukuri. Iby'umwuka Imana ibigabira uwishatse, idashingiye ngo ni umunyedini. Yego. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ukora ibyo gukiranuka wese iramwemera. Hari akarimbo rero abarokore bagira. Yego. Kavuga ngo buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira uzabwa imbaraga. Wabyumvise? Rero buri muntu mwitorero rye abuwejejwe muri ryo, kuko kuba umunyetorero ntabwo aribyo bivugwa kwezwa, ahubwo ahuri ezwa wera imbuto zinogeye abantu. Yes. Yego. Turakomeje. Wowe se iyo urebye ukabona ese ubundi ingabire uzihawe washize imyaka ingahe? Ngira ngo hari gushira imyaka igira nko mu 10 no kurenga. Imyaka 10 ni myinshi. Ugiye kutubwira icyo byakugejejeho, haba mu buryo bwa roho mutagatifu ndetse no mu buryo bw'umubiri, kuko ijambo riravuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Wowe urebye ubona byarakugejeje kuki? Washimira Imana kavuga uti Imana ushimwe ko wampaye izi ngabire za roho mutagatifu, sibyo? Yego. Ukanabiratira n'abandi nabo byaramfashije cyane ko njyewe navutse mu muryango udakijijwe, umuryango bagira ikibazo bakajya mu bapfumu. Hanyuma icyakora njye kubyiruka kwanjye n'umwana muto ni mu myaka 5 nakuze ndi umukristo, nkura ndi n'umukarismatike, nkura mbese ndi umuntu ukunze gusenga cyane. Yego. Nkura ndi n'umuririmbyi. Rero ikintu byamariye cyane no kuba nicaye hano nuko ari urwo rugendo nyine. Ngira ngo maze gushakana n'umudamu wanjye, wenda nubwo nihuse cyane nkanjye urabona ubu ngubu mfite imyaka 38. Iwacu twengaga ibigage mbibona ibibayo, inzagwa zibayo, ariko nkanjye ntabwo nakubwira ngo nzi uko ibigage no gusinda bisa. Ntabwo wigeze unywa inzoga? Ntayo nigeze nywa rwose. Turi kimwe, nanjye nta nzoga nzi mu kanwa. Noneho njyewe nkimara gushakana n'umudamu wanjye, umudamu wanjye twashakanye, cyakora twari dufite inzu yajeho nk'amabati nka 15 igeranije ntoya, yari isakajwe amategura. Hanyuma dushakana tubyarana umwana wa mbere. Tumaze kubyarana umwana wa mbere, nyuma yaho umudamu wanjye ararwara. Ngira ngo hari igihe ikiganiro nigeze kugitanga. Arwara imyaka 7. Nta bushobozi bwo guteka, nta bushobozi bwo kuvoma, nta bushobozi bwo mu murima, mbese nta kintu na kimwe yarageze gutera yarashoboye. Urumva ko ubuzima bwari bubi. Nubwo nayo mfite inzu yanjye, twe dufite n'ikibazo cy'ubukene burya, kuko nk'iwacu turya ariko twavuye mu murima. Niba ntafite n'umurima ngakora umuturanyi cyangwa akora undi muntu akamereza amafaranga aha. Rero
urwo rugendo rw'imyaka 7 kugira ngo rwihanganiremo nte kuba naho ntuye narahatanze ngo nje mu bapfumu ngo bagiye kumbwira ibyabaye kuko zari imbaraga z'abagome zari zarabikoze. Urumva byonyine ko umudamu wanje yaravuye kuri yo ngoyi ni imbaraga z'Imana. Nyuma yaho rero n'uwo mwana ubwe yaje kurwara, yego arwara uburwayi bunakomeye. Rero iyo Satani yaguhagurukiye ntugire ngo hari inzira asigaza, yahagurutse ahagurukira inzira zose. Hanyuma maze kurwara Imana yagica inzira, ababaye hari umuntu nabwe kuja mvomera amazi nkamwishyura ku kwezi akanamutekera nkajya gupagasa, nabona 10,000 nkabyohereza, nabona 15 nkabyohereza, nabona 20 nkabyohereza. Icyakora mama nawe akambera imfura akamwitaho akajya kureba niba yariye, ubuzima bugakomeza. Hanyuma rero umudamu wanje muri ubwo burwayi mu makuru twagiye dufata turi gusenga, hari umuntu wari waravuze ngo ntabwo azongera kubyara undi mwana. Arabigambirira aranabihiga, ariko nyine ntitwanabimenya. Tuba muri ubwo buzima abantu bakatubwira bati nimuja ibutaro hari umudamu harabaye imiti birakunda, abandi bakatubwira bati nimujya kwa kanaka, abandi bati Masarongo. Ariko tukababwira tuti Imana twizeye ntago igibangikanwa, iri hejuru y'imbaraga zose, izabikemura. Dukomeza kugendera mu gico cyizere. Twasenze mu gahunga igihe kirekire cyane, yewe twaje muri bisate turi gusenga muri covid. Twasengeye ahantu hatandukanye, twagiye mu buvumo, tujya mu butayu, turara amajoro. Ariko Imana ikambira mu mwana wanjye icyo gihe nararaganira, urumva ni umugore arwaye n'umwana arwaye, dufite ikibazo cy'ubukene, kubyara byaranze, umudamu yagiraga mu bitaro byibura ibyumweru bikene 3, tike yo kuva mu Rugarama kugera i Musanze icyo gihe twatangaga 400, rwari urugamba. Nta bushobozi nari mfite, hari igihe nazaga n'amaguru ngasubiraho n'amaguru, akana nagasize karwaye kari mu rugo kararyamye konyine. Kuri ubwo buzima mudamu ari ku gitanda mu Ruhengeri, nta bushobozi bw'amafaranga ufite. Navaga i Musanze mu masaha 10 nkagera mu rugo mu masaha 1:30, ngahita nshiraho ibyo kurya kumbabura nkarara nyicayeho impande, akana nagasanze kwa nyirakuru nkagakurayo nkagashyira mu rugo. Ariko nkubwije ukuri ko Imana yaravuze ngo dore yaravuze ngo ntabwo uzongera guheka, nta wundi mwana uzongera kubyara. Agira n'ibyo afata arabitanga gushize muri puberi, uw'Imana igiye kumushira muri force. Haleluya. Imana imbwira iryo jambo numva umutima uranezere. Imana ikamenye tunaje gusenga iti bari baguteze ngo ukuriyeho ndi Imana yawe, ndakurinze ndakurengeye. Imana ikambwira ngo nubwo baje ku bintu byinshi ndi Imana ibanye nawe. Hanyuma Imana iravuga iti bagiye guhindura imvugo, bagiye kuvuga ngo none ahubwo kubyara abana benshi uzabaha iki. Bari baravuze ngo nta wundi mwana uzongera kubyara, ariko Imana igiye kukwagurira umuryango, bavuge ngo none kubyaye benshi abana uzabagaburira iki. Mu by'ukuri pe uko yabivuze niko yabikoze. Nta handi twagiye, nta n'ibitaro twibindi twigeze tujyamo uretse uko guhora rwaragurika kwamaze guhagarara turi gusenga. Imana itubwira ko agiye kubisama akabyara umwana w'umukobwa, imfura ari umuhungu. Koko niko byagenze. Umudamu wanje ahise atwara inda y'umwana w'umukobwa, hashize umwaka umwe atwara indi, hashize umwaka undi atwara indi. Koko yamvuga Imana yari yatubwira atangirira avuga ngo none ko mbona rundanyije abantu benshi kandi akaba ari umukene azabaha iki. Ngira ngo banyamuzima baraduhagurukiye baza kuduha impuguro ko tuboneza. Cyakora kuko muri kiliziya kuboneza abakoresha imiti bikoresho bitemewe, twaje kwa maseri kwiga gukoresha uburyo bwa kamere, turabukoresha. Titira tubwira ko butizewe, nawe yaje kudusura mu rugo aza kutuganira dusaba ko tuboneza,
tumubwira ko iriya miti na biriya bikoresho by'inshinge bimugaza, tumubwira ko gukoresha uburyo bwa kamere aribwo bwonyine tuzifashisha kuko Imana ibana natwe. Ariko ku mwana wa 4 kugira ngo avuke, umurozi yongera agambira avuga ati njyewe uko byagenda kose ntabwo uyu mwana mugomba kumubyara, uyu mwana muzamubyarira bamubage kandi ye kubaho. Arabigambirira. Ariko muri ubwo buzima bwose bw'uko kurwara, twari dufite amasengesho, twarasengaga buri saa 9 za mu gitondo. Hari abantu twahuraga tugasenga buri saa 9 za mu gitondo, buri saa 9 za mu gitondo. Ijwi ry'Imana ratubwira ngo kano kanya, ntabwo twari tuzi igihe umugore azabyarira, kano kanya mwese mbahaye iminsi 9. Ikintu nemereye kurya ni abadamu batwite, ni abadamu bari konsa. Abandi mwese kurya rimwe ku munsi, uwaryaga amagarama 50 akarya 25. Ibintu turabyubahiriza. Imana iratubwira ngo kandi kuri uwo munsi wa 9 nzakora igitangaza kizayobera abaturanyi, kizayobera abavandimwe, abantu bose bazakibona nk'igitangaza. Twafashe amasengesho umunsi wa mbere, turakora umunsi wa 2, dukora umunsi wa 3, twageze ku munsi wa 7. Ubu n'umudamu wanje niyo yabaga ageze kwa muganga kubera kugira ubwoba kuko wararembye, bahitaga murefera ku bitaro bikuru. Hanyuma ku munsi wa 7 mu gitondo, ko twasenga saa 9 za mu gitondo, umudamu indi biramufasha. Imufashe turanyoromba twabaga turi kumwe, tujya kwa muganga, tubibona nk'igitangaza gikomeye. Icyakora tugeze kwa muganga, umudamu wanje ahita abyara, kandi nta na rimwe yarigeze abyarira kuri centre de santé. Kandi noneho hari ibintu abaturage bajya bishyiramo, ngo umwana ngafite amahano, ngo umwana ngafite ibintu, ngo no gushaka itaka ryo ku gituro, ngo no kumusangiza n'inzumvu, kuna no kumutongera ibintu rwose bitari byo. Mu bana banje nta mwana n'umwe twigeze tuvurisha ibyo bintu. Umwana agiraga ikibazo akaza tukamusengera rwose, niba afite ikibazo cy'amayoberane kikamuvaho. Abantu bikwiringira ko ibyo bigirwamana n'ibigenzo w'abasokuruza ba kera ari ifite agaciro. Imana abanye natwe rero ku munsi wa 7 tumaze kugera kwa muganga, umwana arabyaye. Umunsi wo gusoza amasengesho, Imana yaratubwiye ko tugomba gukora ubusabane, tugasangira ibyo dufite. Uwo munsi wageze umudamu wanje arataha. Kandi uzi ko mu cyaro iyo umudamu arataha, abantu baramushagara, bakavuza akagoma, bakamuherekeza, bakabyinana, bakishima. Ufite agasorori k'ibirya kakazana, ufite kabutsori kagashira kakazana, hanyuma abantu bagasangira. Rero byarabaye bihurirana nuko natwe turi gusoza ibyo bihe. Imana nangije tubwira ijambo rikomera, banga impamvu nabwiye ngo mufate iminsi 9 kwari kugira ngo bihurane n'ibirori by'uyu munsi, kuko Satani yari yaragambire ko umwana atagomba kuzagira gute kuvuka. Imana niyo yamwise, imwita Benezeri, uwazahuwe, imwita izina. Urumva icyo nakibonye nk'igitangaza cy'Imana. Urumva yataba gusenga, ntabwo nizera ko no kuba abandi bana barabonetse byari gukunde. Ntabwo ari byo gusa rero, buri abantu bajya bakunda gusenga. Nakunze kubera ko navutse mu miryango, papa arafite amasamba, ariko nyine we na mama imibanire atari myiza ko ari ifite undi mugore. Nakunze kujya hirya no hino, kujya gupakaza, ndetse no muri kumwe najya gushakira imibereho, guhinga mu Buganda. Nuko nagiyeyo, ndetse na za Rwamagana najya gupakarizayo. Hari ahantu twageze akavuga ati gusenga ntabwo byemewe. Gishari twakoraga akazi ko gukora amanywa nijoro, ariko nkabwira abadushinzwe nti njyewe ndajya gusenga. Nkemera ngakora ijoro ku manywa nkajya gusenga, no kugira ngo menye ko Imana itangire kuvugana nanjye. Nakoraga aho ngaho iri Rwamagana, kumbwira nzagutora, nzakugira ibi, hari ibyo yambwiye mu munsi bitari byaza, ariko nka 85% namaze kubibona. Mana ishimwe, nta nyibwire nta muntu itumye. Hanyuma muri ubwo buzima, nyuma yuko umudamu wanje amara kubyara, ubuzima bwarakomeje bubi.
urumva ngera mu gahe kabi kagoye. Urumva icyo nshaka kwereka abantu nuko iyo satani yakwanze hari inzira zose zifunga, ikazifungira ku rubyaro, ikazifungira kuri mama wawe, ikazifungira kuri sobukwe na nyoko bukwe, ikazifungira ku mudamu, inzira zose ukabona zarifunze. Wareba ukabona usigaye wenyine. Ariyo naho mpamvu abantu bafata umwanzuro kuvuga ngo reka bagende. Ngero nanjye kugahera igihe nakagezemo umudamu wanje arwaye, n'uwo mugore arwaye, n'umwana arwaye, mama kuvugana wapi? Kumbi mama buri mu gitondo arabyuka akaza kureba uko tumerewe, yareba amaganya nibazo dufite, nawe yajyamo umurimo akirirwa aganya arira. Ari kubaza ati umwana wanje namuvuza gute, kibi byakomeye. Ariko twe twari twibitse hibanga Imana avuganye natwe. Hanyuma nyuma y'ubwo buzima mama kuvugana wapi, mukuru wanje nawe kuvugana ntago byigeze byemera, ku buryo n'umudamu wanje yabaye mu bitaro arwajwe na mwene nyina. Umudamu wanje nawe n'imfubyi, bigera ku rwego rw'uko mwene nyina wari umurwaje yarwaye amaso, ashaka no kumurwaza ngamusimbura aramubura. Ubuzima buramucanga. Urumva umuntu nko kugira amara ibyumweru 3 mu bitaro, kiba ari ikibazo. Bangaga kuza kumurwaza se kuko mwanze kujya mu bapfumu? Oya, ntabwo ari ibyo. Yego. Ariko nyine niba satani rabataraga mu mutima ukumva ko batamusimbura ngo bamurwaze, ntabwo ari ibyo. Kwabona nta bushake, ku buryo no kutureba bageze aho bari nuba, buri mu cyaro bagira urukundo rwo kureba abantu cyane, bakajyana uturyo, bakajyana n'amafaranga, abandi bagacira kuri telefone. Ariko twebwe ubwo buzima bwose bwari bwarahagaze. Bari bwarahagaze ku buryo urugero naguha, nagize ikibazo ndi muri ubwo buzima. Umuzeyi wanjye aza kwitaba Imana. Yego. Urabona umuntu abafite iyo umudamu avuka cyane, twebwe b'abakristo dukunda no kubyara no mu batisimu, tukaba dufite abana bashaka kuduhumuriza, bashaka kutuba hafi. Ariko nakubwiza ukuri ko mu rupfu rwa data nabaga no muri korali, ariko nakwari ntago yigeze imperekeza ngize no gushingura papa. Kubera iki? Nabatiye n'ibyuma, noneho barambwira ngo nimbifate ntaho kubikoresha naho kugira gute, birangira bibaye aho ngaho gusa. Nuse baguhora giki? Nshatse kukwereka ko nyine iyo satani yamaze kwicara mu byawe, yinjira no mu mitima y'abakunzi bawe ikababuza. Noneho mu muryango twatabaranagamo, uyu wo guhekerana ubyubaho, baragiye barampagarika. Hari ideni nari ndimo ngishura abayobozi ntibarigaragaza mu muryango. Mbo abanyamuryango bateranya bafata icyemezo barampagarika. Muri korali ico gihe nari umunyamabanga, naho barampagarika. Urumva umuntu tari kuganira na mama we, ngaba ari kuvugana na mwene nyina, umugore wararwaye, kandi twavutse turi 12, duhari turi 2 gusa. Umugore wararwaye, noneho mu rugo nta wundi nta handi hantu yavugirwa, yakora yakagombye kumusura ko n'umudamu wanje twararimbanaga. Korari yakagombye kumusura, yaba bafite na karima bakamuha na kabyizi bati wenda tumufashe. Nta bibaye baramuhagaritse. No mu muryango remezo nasengeragamo baramuhagarika. No mu ikoraniro baramuhagarika. Bagerageza kunjana no kwa padiri, icyo bikoze padiri we braba hari ukuntu abantu bakuru bamanza gushishoza bakareba no kubera iki ko bansizaga ko nyine ndi gusenga y'amasengesho mu butayu n'ahandi nibyo bintu nibyo bandizaga. Hanyuma ariko Imana ikambwira ngo nubwo uri wenyine nje kuzana abantu b'umumaro, nje kukura abantu batagira umumaro. Papa rero amaze gupfa nkuko nabivuze, ibaze kugira ngo ubure n'abantu 2 bakuyagira. Urumva hari inzira zose yari yazifunze. Wenda twari dufite abana bageze nko muri 20 cyangwa 30. Abo bantu bonyine baje kugusura bakakubwira bati hangane wakomera, wakumva ukomeye. Yemwe dufite baramu bacu, baramu basandire bacu, baramukazi wacu, imiryango bamarume n'abandi. Ariko hari igihe ntekereza nkibaza kubera iki inzira zose z'ubuzima bw'abantu zarifunze. Urumva turi no mu buzima, turi mu bukene, turi mu bushumeri, turi mu gahinda, turi mu kababaro. Ariko ndakubwiza ukuri, Imana agiye bana nanjye muri ubwo buzima. Abantu bakambwira ngo jya hariya jya Buganda hari umuganga, jya hariya hari umuganga, jya hariya habwira ngo umuganga wa mbere abakugasambi. Yego. Twarasenze
wanje cyo kuze tuhagira igicumbi c'amasengesho yewe cyakora cyo gihe ntabwo byari byagakaze n'abayobozi bari bazi ikibazo dufite baratwemerera Imana turayihamagara cyakora Imana iratubwira agasozi kose kagiye gukizwa na nubu havutsemo abahanuza hano dutuye bakibikora kandi babirimo neza ubwoko bw'abantu rero ubwoko bw'Imana ngo bwarahavutse abantu barakizwa ibintu biba byiza cyakora ingamba zifashwe ko gusengera mu rugo bitemewe twubahiriza amabwiriza ya leta birumvikana tuza kubihagarika koko ariko nakubwiye ngo nabonye uko kw'Imana nyuma rero Imana imaze kubona ko maze kubabara no kurengana kubura umuntu nkabura abantu nkabura amafaranga nkabura umugore nkabura n'umwana ubuzima bwose nkabona bwarahagaze Imana arambwiye ngo uzi Yobu umunezero namusubije irambwira ngo niho ngiye kugusubiza haleluya numva ngeze ibyiringiro mu mutima yego umudamu wanje yarakize umwana wanje yarakize ibyo ndabivuga nk'ibihamya kugeza uyu munsi abana banje nshobora gukora bakarya kandi nta kibazo yego mfite umwana uri muri segonderi ariga kumurihira ndagerageza nubwo yabigoye ariko rwose ndagerageza ariga ongera kaniga muri prive kandi bishyura menshi muri prive kandi Imana yagushoboza ukayabona hanyuma abana ba rumunabe batatu basigaye biga primaire ariko nabongerageza kubonera kaniforume nkabonera amakayi ndetse bakagerageza kuba babona icyo kurya hanyuma ukuntu Imana igenda ihindura ibintu rero mu muryango nahise nyuma yaho Imana imaze kubikorana nabaye president w'umuryango yego aho ndi bari baraciye ngeze muri korari yindi bari bahagaritse ubu president wayo kandi mu bintu byatumye bibaho nibyo ngibyo hejuru bamaze kumenya umubabaro akarengane n'ibiki bafata umwanzuro ko kuri bagomba kongera gusubisha mu korari gutora birangira mbaye president wa korari yego ubu rero ndi umupapa rwose ingo nyinshi zigira ibibazo zikampamagara nje n'umudamu wanje dufitanye ikibazo ngo nutwunge kandi pe ikibazo nunze ikibazo ngiyemo abantu barihuza yego no mu minsi ishize ari mu mwanya wanje warajyanye ikibazo n'umudamu we umudamu yagiye umugabo ari kubati ngewe ntago nshobora kujya gusubirana nawe ni divorce n'umugore kubati ngewe ntago nshobora kujya gusubirana nawe ni divorce ariko naragiye ndabahuza turasenga duhamagara Imana ndabwira ati uko byagenda kose Imana ntago yigeze imbwira ko habayeho divorce yego ahubwo mwongere mwiyuzuze uwo munsi tukivugana tugihura Imana isindira imitima yabo bose baratahanye umunsi watse urugo rwiza haleluya imirimo y'ibitangaza umuntu yavugayo ni myinshi hari abantu twagiye dusengera inzira zikabohoka rimwe na rimwe bakaduhamagara bakatwigisha kurushaho gukora neza umurimo tu business bakadufasha nk'umwanjye banyiba inshuro zigeze nko muri 5 bakwiba mu rugo banyiba mu rugo hari igene nagiye gusenga ndimo gucuruza harimo noneho ya mafaranga bari baranyibye yari credit yanyakuye muri sako mpamvu ubanga imbaraga z'Imana zikora nibidakoreka naye naraguje $200,000 cyo gihe nyiranguza ndangura kwa mbere ndanguza makeya ndongera ndinja kuyaranguza kuwa gatanu ndavanga amafaranga azava muri ibi bintu naranguye ndajya nyagura ibishimbo noneho mbere nk'ubidepse yego uwo munsi bimwe nabiranguye kuwa mbere ibindi birangura kuwa gatanu kundi wa mbere nja kwihengeka hano ndimo gusenga nsizemo n'umukozi w'umuzamu umva babipangura arimo ibintu byose barabitwara narebye ubuzima ntekereza hano credit nzayikoraho kwishyura hanyuma abantu barancinyagura bati none ko wari gusenga ukavuga kuvugana n'Imana kubera iki itakubwiye ko baje kukiba ngo uhaguruke ahubwo mwijoro Imana ambwiye ngo nkurinza abajura hanyuma icyakora bampamagaye ahantu narindi ngenda ndi kuvuga ngo Mana undinde he kugira umbonerana ngabone ko mbabaye nje ndirira mu nzu ariko sishaka abantu babimenye ariko nkubwiye muri uwo mwaka ibitangaza by'Imana nabonye birenze byo nabonye mu yindi myaka yose iyo credit narayishuye hari umuntu imbere y'imideni y'ibihumbi 200 ahitamo ibindi 200 haleluya hari mu mwanya wanje nari mfite ahitamo ibihumbi 200
aho narangura gutuna i Musanze barampamagara bati twamaze kumenya ko bakwibye ujya gufata ibicuruzwa uje gucuruza uzajya wishura gake gake. Mu byukuri niba narashoraga ayo mafaranga nshobora kuba narakubye nka kabiri. Rero ntabwo Satani kuba guteje ikibazo bivuze ko uzaheranwa n'agahinda, ahubwo ukiranuka mu byo urimo, wirinde gushaka imbaraga zo kwirwanirira, wirinde gushaka ubundi bushobozi ahandi hantu buri, ahubwo utegereze ku gasambi. Kandi uko Satani ajya atanga amafaranga siko Imana yatanga. Imana imanza kukwigisha, imanza kukwigisha umuntu, imanza kukubita ishuri, Imana hari ubuzima imanza kugushishamo bugoye, hanyuma ikabigukuramo kwicaza ahantu heza. Nk'ubu nkanjye muri ubwo buzima nari ndimo nabakuva nta muntu n'umwe mfite wakwigira mu Mutara cyangwa se akigira i Buganda ko hantu ntuye ntaho, nta muvandimwe, nta muturanyi, ntaki. Ariko umunsi mfite inshuti, mfite inshuti nshobora no kubwira ngo ntizi imodoka unjane i Kigali. Yego. Mfite inshuti nshobora kubwira ngo uyu munsi ndifuza ko mfite ikibazo c'ibihumbi 200 cyangwa 100 wamfasha. Ariko mu gihe ntabonaga no kumpumuriza n'umunsi numwe. Abo bose ni inshuti mwagiye mumenyana kubera gusenga. Inshuti zose mfite z'umumaro nta handi hantu namwe tujye duhurira no gusenga byonyine. Nanjye ubweka tujye kujya kure. Nibyo rwose. Nanjye ubwanjye nje nawe. Yego. Nta kindi cyaduhuje no gusenga. Urumva rero gusenga byo nabibonyemo ibitangaza byinshi, gusenga nabibonyemo amafaranga, gusenga nabibonyemo umunezero, gusenga nabibonyemo inzu, gusenga nabibonyemo urubyaro, gusenga nabibonyemo udusambu, gusenga nabibonyemo business, gusenga nabibonyemo ikirere cyiza, gusenga nabibonyemo kunyurwa, gusenga nabibonyemo ubuzima bwose bw'Imana. Nshuti z'Imana ndababwira ngo abantu batarinjira mu mbaraga zo gusenga muzinjiremo muzibemo. Niba mwicaye mu gatega k'ibibazo mwemere mukicaremo, musi Imana ashatse kuvamo uzakavamo. Yego. Cyakora ngiye kukubwira ngo nta wambara tona ataratona. Yego. Nta wambara tona ataratona. Nta wambara toni ataratona. Yego. Niko nje kukubwira. Kandi nta icuri cy'uyu munsi ntabwo ari cuzabesho. Kandi uyu munsi byaba ari bibi ariko ejo bikazaba byiza. Yego. Menya ko uyu munsi byaba na byiza ejo bikazaba bibi. Ariko ngo uhaye icyizere ko ni wicara ku Mana ukayobararaho ukayiminambaho izagukora imirimo n'ibitangaza. Hanyuma rero tubabwire ko tujya dusengera abantu, hari igihe dusengera abantu ndetse batana bidusabye tugafata gahunda yo kuvuga ngo umunsi tujye gusengera abantu bababaye. Iyo mushatse kuduhamagara turabafasha. Yego. Tangana nimero aho. Dushobora gusenga dukoresheje ikoranabuhanga WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara ku murongo usanzwe iyo bikunda. Hari abantu rero bakunda kutubipa bari muri Kongo, tubasabe bajye bagerageza kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa bahamagare kuri WhatsApp ko guhamagara kuri nimero isanzwe biragoye cyane. Nimero ya WhatsApp mwadushakiraho 078 54 27 47 078 54 27 47. Hari indi ya 078 47 92 5 99. Iyo nimero wayimpamagaraho, birashoboka ko wambwira icyifuzo ugira dusengera, biranashoboka ko wambwira ko tubana ku buryo bw'ikoranabuhanga tugafatanya isengesho. Ko hari abantu benshi bajya bampamagara Imana igahita imbwira uyu muntu afite iki kibazo umufasha umusengere. Hari n'igihe rero abafitemo n'ibindi bibazo atazi, Imana ikamubwira ngo ciza inzira ukora uburyo. Cyakora twebwe turi gusengera abantu ntabwo dutanga imiti, ariko hari igihe Imana ivuga ngo nakoresha amazi muri ubu buryo, nakoresha ibyatsi muri ubu buryo, nakoresha ibiribwa muri ubu buryo, tukamubwira ukabikoresha bikabyara umuti rwose agakira. Abantu benshi bagiye bakira, ari abantu bari barahumye amaso twarabasengeye barakira, ari abantu bari bararwaye ibibyimba mu nda twarabasengeye barakira, hari abantu bari barabyimbye ibirenge twarabasengeye barakira, ariko bikava mu kwizera. Ariko si ukuvuga ko abantu bose 100% dusengeye bakira, kuko umuntu akira mu mugambi w'Imana ndetse n'ukwizera kwe n'ukwemera kwe aho kuri. Rero ngintumwe nizo zabajije Yezu ngo mbese uyu muntu wavutse ari impumyi n'ukubera iki yavutse ari impumyi? Nuko iwaba ari abanyabyaha ni ibyaha bw'ubwe bwite,
ngo nuko Imana abantu bamenuko Yesu arababwira ngo ntabwo ari abanyabyaha ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Birashoboka ko nawe rero wicaye kugira ngo imirimo y'Imana izerekanirwe muri wowe. Nanjye nicaye nkareba ibibazo nagiye mpura nabyo kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njye. No kugira ngo mbone uko njya mpumuriza ubwoko bw'Imana. Rero niba wicaye muri kagatebo ka byabibazo, nawe wicaye muri kagatebo ka hahandi, menya ko Imana ubwo yemeye ko bibaho, nukugira ngo nawe mu minsi izaza uzigisha abantu kuva muri ibyo bintu wowe ubwawe waramaze kugira gute kubivamo. Imana ishimwe cyane, ndabashimye kandi Imana bamperereza umugisha. Sinzi niba hari ikindi wambaza kugira ngo nshobore gusezerera. Birahagije kuko nubundi turi kumwe, uzanagaruka ucumbura aho wari ugeze, nihagira n'abandi ibintu muri comment tuzaza twongeye tubigane, hari ibyo bakubashije usobanure neza, ahubwo reka dusoze n'isengesho. Reka dusoze. Turagushimye Mana nziza, tugushimira ubuntu bwawe bwiza, kuko wemeye ko utanga ubwenge ukubaka umurongo abantu benshi bashobora gukurikira ijambo ryawe ndetse no guhumurizwa biciye mu bo watoye n'abahaye ubushobozi ndetse n'ubwenge. Reka izina ryawe gwicubahiro. Amen. Uyu mwanya rutuje hano kugira ngo dutange ikiganiro duhumurize ubwoko bwawe mu mirimo no mu muhamagaro waduhaye. Turakwinginze kugira ngo abayobye ubaye kongera gusubira mu murongo muzima kandi nyagora ku ngoma ukora ko imbaraga ari kubana natwe. Dusabiye iyi cano rero umugisha kugira ngo ishire ku rwego rwiza, uyihe ubushobozi, uyihe ubumenyi, uyihe abantu benshi bafite amavuta yawe, kandi abantu bose bajya bayigana rwose, babavuga butumwa ndetse baba n'abayifungura kugira ngo bakore ibiganiro bajye bakora ibyo bagirira akamaro. Ngaho ngwino turane natwe muri byose, komeze kutubafi no kuturengera. Tweretse u Rwanda rwacu, tweretse abayobozi barwo, tweretse intumwa, abahanuzi n'abandi bakozi batandukanye, kugira ngo mu gihe kigoye nk'iki birusheho kubafasha ndetse no kubahumuriza. Bana natwe muri byose, komeze kutubafi no kuturengera. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amen.